gute na experience meze gute besti ntago nagiye ndacyari iwacu oya yego ndacyari mu rugo ntago ubukwe buraba twebwe imyizerere yacu hari n'abavuze ngo ndatwite esha narabibonye ahantu mimure ntabwo sha wase oya byavuze watwita gute gutyo iyo ndimeze gutyo sha Imana ishimwe ahubwo reka ngiye ikintu nkundira Imana ntago Imana ituma abantu baseba abantu benshi ngo Vestina ngo nawe ngo yakoze yasenga ntinya Imana cyane kuruta ibindi bintu byose icyambere ntago ndashaka ngo mbane n'umugabo ndacyabi wacu nzabana n'umugabo twarasoje Imana yarabihaye umugisha yego cyakozwe n'iki ni umurenge wonyine so ntimurakora ntago urajya kubana n'umugabo ntago ndabana n'umugabo noneho ikintu kinshimishije nuko ibi bintu bivugiwe kuri RBA bisobanutse so mwakoze umurenge uritahira nditahira nawe aragenda bivuze ngo uba mu rugo ari iwabo muri business ze mu kazi cyane Imana ibiho umugisha yaraye ikindi se nakongera turashubijwe ari ikindi simusubijwe uravuga umuntu mushyiraho ibyaha mushyiraho baratwite bibiki sha Imana yo mu ijuru yonyine mubyitwaramo gute iyo mubonye ibintu nka biri noneho muzehe nasara papa oya nawe yarabimenyeye kuko ariko mbere byaramujenaga byaramujenaga ariko yarabimenyeye kuvuga ngo uratwite udatwite reka ngushimire kuhisemo twebwe iyi ni Urubibi TV turi mu isi impuhwe nkeya isi y'ikinyoma isi y'urubwa aho buri wese ashaka kukugiraho ijambo yifashishije umunwa we cyangwa imbuga nkoranyambaga zateye hanze aha sinzi niba ari ugushaka hiti views cyangwa kwigaragaza muri rubanda aho umuntu wese ahimba ikinyoma kigamije kumuzamura ariko yuririye kugusiga icyasha abandi ibi uretse kuba ari no kwica amategeko ubwabyo si ubumuntu uyu munsi reka tuvuge kuri Vestine ni umuhanzi w'umuramyi ubarizwa mu itsinda rya Dorcas na Vestine ni abavukanyi bakomoka kandi banatuye mu karere ka Musanze kuwa 15 Mutarama 2025 inkuru yabaye Kimomo hose ko Vestine asezeranye mu mategeko n'umuhungu w'umunyaburkina Faso witwa Idriss Wedrogo nibyo koko niko byagenze nyuma y'uko gusezerana kwa Vestine na Idriss umugabo we havuzwe byinshi muri social media biberekeye bombi birimo kuri guke n'ibinyoma byinshi uyu munsi tukuzaniye amakuru aziri mpuha afite facts proof evidence mbese afite gihamya ntujye kure twe turi Urubibi TV nanjye ndemeranywa na bose ko Vestine asezeranye mu mategeko kuwa 15 Mutarama 2025 ariko se koko yaratwite ese uyu munsi aherereye he ari mu Rwanda cyangwa yajyanye n'umugabo we iwabo muri Burkina Faso iyi ni Urubibi TV mu kiganiro Vestine yatangiye ku gitangazamakuru cy'igihugu RBA kuri televiziyo Rwanda kuwa 7 Werurwe 2025 Vestine yamaze amatsiko anaca amazimwe y'abamwibasiye kuri social media zose bavuga ibinyoma kuri we yeru yadaciye ku ruhande ibyo gutwita yarabihakanye kuri kamera za televiziyo y'igihugu RBA Vestine kandi yanagize icyo avuga kubibaza aho aherereye yongera kandi kwerekana ukuri nyakuri kuri gahunda bafitiwe n'umugabo we ese koko uyu munsi bajyanye muri Burkina Faso uyu munsi se yaba ari mu Rwanda yarabisobanuye niba mbyumvishe neza Vestine ubu tuvugana ari Musanze wabo ntibarabana n'umugabo we ikindi kandi wamenya yanasobanuye ntabwo atwite nkuko benshi bagiye babeshya abantu ni ubyivugiye imbere ya televiziyo y'igihugu RTV aya niyo makuru ahari aziri muha kuri Vestine na Idriss mugabo we nyuma yo gusezerana mu rukiko Vestine na Dorcas bo bakomeje kwagura ibikorwa byabo by'ubuhanzi noneho uyu munsi wa none bari gukora indirimbo mu zindi ndimi zirimo Igiswahili Ikizuru Icyongereza mbese bari kwaguka ngayo nguko twe twakugezagaho update ku buzima n'ibikorwa bya Vestine uyu munsi andi makuru nayo tuzajya tugenda tuyakugezaho uko azajya agenda za 5 kuri 5 iyi ni Urubibi TV twagushimiye kubana natwe Imana iguhe umugisha ciao ciao